Yes, ikaze kuri Hollywood TV. Twakiriye nde mwatangira mutwibwira? Amazina yanjye banyita Boris. Boris ni umuntu ki, akora iki? Abari dukurikira bashobora kwibaza Boris wari twakiriye none. Boris ni umuntu nk'abandi, agasanzwe ntabwo ari iki hejuru, ariko akazi akora muri make akamutunze ni ukogosha. Kogosha ubwo ni ukuvuga bogosha abantu mu buryo bujyanye no kubakuraho umusatsi. Yego. Hari ababikoresha nka terime ngo uriya muntu yanyogosha. We ntabwo ari ubwo buryo bogoshamo. Oya. Njye niko kazi kanjye, ndogosha, ndi umukwaferi. Bwa buri munsi. Okay, ukaba rero ugenzwa n'iki kugeza amagingo aya? Dufite amakuru ko uwo mwuga hari undi ubibangikanya nawo, ari nayo mpamvu waje kutureba noneho. Umwuga rero wundi mbibangikanyijeho ni ibintu byaje nyine, numva ni impano nayo ndimo nakora kandi numva nayikora neza. Ni ibintu bijyanye no kuririmba, ndi umuririmbyi, ndi umuhanzi ku giti cyanjye. Mbere yuko twinjira neza mu buhanzi bwawe, reka tubanze dusesengure Boris neza uwo ari we, kugira ngo n'udukurikiranye abashe kumusobanukirwa. Boris ni umuntu wakuriye hehe, aturuka hehe? Ibyo ni ibibazo abantu benshi bashobora kwibaza. Boris rero ni umuntu wakuriye ahantu, navukiye ahantu bita Iburasirazuba, cyahoze ari komine Kigarama, ariko ubu ngubu ni byanditse umurenge wa Remera mu karere ka Ngoma. Naho ngaho gusa naje gukurira mu mujyi wa Kigali ahantu bita i Kanombe. Muri make Ibyo wumva wakivugaho? Okay, mu bwana bwawe nka Boris, ibyo byose hari ibintu wagiye ukunda byinshi binyuranye. Ni iki kintu wibuka nka Boris mu bwana bwawe ukavuga uti kabisa hano ho iki kintu cyaranshimishije? Kera nakundaga utuntu twinshi nta kantu narebaga ngo kancike. Ko narebaga nkagakunda, numvaga nagakoraho. Cyane imikino yose, hafi ya yose narayikundaga. Ariko ko nagiye nkora byagiye bihinduka. Ubu kugeza amagingo aya ngaya ibintu byarahindaguritse cyane. Ni iki wibuka rero wumva cyakubabaje mu gihe wari ukiri mutoya? Ikintu cyambabaje nkiri muto ni uko numvaga nzabaho ntabwo ariko mbayeho, gusa ndabitegereje. Wumvaga uzabaho gute? Byagenze gute? Numvaga ko nzabaho neza, ndi umuntu uri aho ngaho ukomeye nyine. Ariko nyine ntabwo byagenze neza. Ntabwo byagenze neza. Ubu ngubu uroroshye cyane cyangwa urabona uri mu nzira yo kujya gukomera? Ndabitegereje nyine, ndabitegereje. Wumvaga uzaba ukomeye mu buhe buryo? Umuntu ashobora gukomera wenda se ari umuhanzi, ari umukinnyi, gukomera biri mu buryo bwinshi butandukanye. Wumvaga uzaba ukomeye mu buhe buryo? Numvaga nzaba ndi umuntu ukomeye mu bijyanye n'ubumenyi ngiro. Gusa ibyo nagerageje icyo nagerageje kuba nakomeza, nagikomeje ntangiye kumenya ubwenge, ntangiye gukura, sinanigitekerezaga. Ariko muri make ngenda numva abantu bambwira prestation, abantu bambwira turashoboye, hirya no hino bambwira ati ni wowe twumva, ni wowe bambwiye. Biragaragara ko mu misubirize yawe cyangwa umuntu wadukurikiranye usa nk'umuntu witonda cyane, uba byaba biterwa n'iki usengera muri iyi dini ubundi? Burya kwitonda umuntu arabivukana, ariko hari n'ababijyamo kubera kabarimo, biterwa. Ariko n'ubusanzwe ndi umuntu ucisha bugufi, ukora ibyo nkoze kugira ngo mbikore neza. Nshobora kutabikora neza kuko ari ubuhanga buke, ariko nagerageje kubyitondera. Idini nsengeramo rero nsengera muri Bethesda Church. Aho ngaho ni ahagana hehe? Ni Bethesda Church, ikorera icyiciro cyayo gikuru kiri ari naho nsengera, ni mu Gakinjiro.
mu murenge wa Kinyinya, ukakata mu Gakinjiro ukanyura mu isoko hafi rwose n'aho bita Kagugu, munsi ujya mu mudugudu bita Kadobogo, rwose niho ruri. Okay. Abantu badukurikiye bashobora kwibaza bati n'umugabo utuje gutya uyo bigeze noneho mu gihe cy'akaruhuko akora iki? Mu gihe cyawe cy'akaruhuko ukora iki? Igihe cyane cy'akaruhuko nkunda kuryama, nkakunda gusoma cyane ibyo ntazi nkabisoma, naba mfite umwanya nkasura mu ndirimbo zanjye nkaririmba nkumva se ko narikodinze bikarangira, ese ubu ngubu naba naribeshyemo aka kantu, nkumva ubutaha nyine nkumva nzakosora iki. None se ko bigaragara ko uvuga uti mba naruhutse nkanasoma, hari ibitabo runaka uherutse gusoma wadusangiza se by'ubwenge? Ibitabo ari byinshi. Icyo uherutse gusoma kikagufasha kitari Bibiliya ni iki? Nkunda gusoma igitabo cy'indimi. Agatabo k'Imana? Agatabo k'indimi. Okay. Bikagufasha cyane? Bikamfasha cyane kuko binyungura ubwenge, kuba nasobanukirwa ibyo hanze aha. Okay. Twagira ngo rero twinjire noneho mu byamamare cyangwa se mu banyamuziki ukunda, cyane ko tuzi ko hari n'abo mujya mukorana mu kazi kawe ka buri munsi, hari abo ujya ukorera isuku yo ku mutwe nk'uko wagiye ubivuga. Turagira ngo tubwire umuhanzi wishyura neza, abo ukunda bisanzwe, abakwambuye. Reka dutangirire kubukunda kwanza mu byamamare byo mu Rwanda. Ibyamamare byo mu Rwanda nkunda bitandukanye. Ngira mfite abo nkunda muri hip hop, mfite abo nkunda muri R&B, ngira n'uwo nkunda muri gospel kuko ni nayo nkora. Ariko muri make abahanzi bose ndabakunda, ariko nyine hari umwihariko. Muri hip hop ninde abantu ugutu uyu nguyu ndamwemera cyane? Hari umuntu bita Riderman. Turashaka. Okay. Muri R&B akubiyemo byose, umuntu bita Riderman buriya aramwumvika cyane. Bataririmba R&B se kari umuraperi gusa? Bruce Melody arashoboye. Arashoboye buriya, muri rusange niwe numva ko aho wamujyana hose ashoboye. Bagira uti Bruce Melody mu kandi kanya Riderman, ntubona ko uri mu bitiranya n'injyana? Muri gospel noneho ubwo ngubwo wemera naho ni Riderman? Israel mbonye. Ariko nanone watumye kuririmba, watumye nkunda kuririmba cyane, bamwita Simon Kabera. Okay. Njya numva bavuga ngo ijwi ryawe bijya no guhura, ngo hari utuntu ugenda tw'udutekinike umukoperaho. Turaza kubigarukaho. Mbere yuko dukomeza ku bindi, noneho turagira ngo tubwire kuri stati yawe. Iyo bavuze stati ushobora kuba uri mariye cyangwa uri ingaragu cyangwa wadivorushije cyangwa nta gahunda uragira. Wowe stati yawe ni iyihe? Stati yanjye rero ndi ingaragu. Nta nubwo uri gushakisha, ubwo nta gahunda ufite? Gahunda izaza, ahubwo sindabona unkorera stati. Ukeneye gukorera stati? Ahubwo wowe nyumva muri bano bantu badukurikiye baze kureba neza, amenye ko babone ko ukeneye umuntu wo kwibikaho kabisa. Okay. Nizihe criteria yawe ugenderaho iyo ugiye gukunda umukobwa cyangwa se kumwiyumvamo? Bariya bajya bavanga urukundo ngo ni impumyi, ahubwo naje gusanga ari rwo rureba. Ntacyo ngendeyeho, wowe tuwo muhuye ibi ako kanya uwo tuzahura nkabona bimeze neza rwose. Ariko nanone sinabura kuvuga imico myiza, kuba yubaha Imana n'ababyeyi bikaba akarusho. Okay. Kugeza ubu nta n'umwe se murahura ngo mugire ibyo mukora wenda mushwane nyuma? Uracyari imanzi cyane ko biguteye isoni? Ushobora guhura uri kutubeshya. Baraza kukunyomoza abadukurikiye hano kuri Hollywood TV, barajya muri comment hasi babivuge. Niba uzi ko utubeshye nyine baraza kugutamaza. Ni ikihe kintu wakoze wowe nka Boris uhora wicuza mu buzima bwawe?
icyo nakoze muhora nicuza cyiza cyangwa kibi. Wicuza ikintu kibi? Ikintu kibi. Wakisasura ntiwakicuza icyiza? Ikintu rero nava ko nakoze gituma muhora nicuza. Ikibazo kirakomeye cyane. Ibintu byose wakoze ntabwo ubyicuza? Ibintu byose nakoze ntabwo mbyicuza. Murebye. Reka tujye ku kindi none. Ni uwuhe muco wize wakunaniye kureka? Umuco nize se mwiza cyangwa mubi? Ubwiye wakunaniye kureka no kuba ari mubi, icyiza ntabwo bakireka. Nta mico mibi ngira. Uri nama w'Imana. Mbese ndi imiseke igoroye. Ninde muntu yaba mu Rwanda cyangwa no hanze y'u Rwanda ukuraho inspiration bijyanye n'imiririmbire? Bijyanye n'imiririmbire aragaruka nyine ari Simon Kabera. Naho ku bijyanye n'akazi ka buri munsi ukora ko kogosha ninde ko inspira muri iyo domaine? Banumva twese tubizi, gusa hazamo icyo bita difference. Kugeza iyi saha nta muntu uramwambeka. Ubona ari wowe wenyine wibona muri iyo domaine? Nta nimba harazanyemoza. Muhaye umwanya. Baraza kukunyomoza bidatinze kuko hari abandi bana hano bacyaye muri uwo mwuga. Oya rwose nimba haranyemoze ndabizi neza ko nshoboye. Ni iki wowe nka Boris wumva bifuza kuzibukirwaho mu gihe uzaba utakiri kuri ino si? Banumva ari imirimo myiza, nta kindi, kuko ntabwo nakora ikibi ngo nzava ngo bazanyibukire ku kibi. Ahubwo banumva ibyo nkora ari byo bazanyibukiraho, ikizaganza ikindi nkora byinshi, ikizaganza ikindi aricyo bazanyibukiraho. Ntabwo navanga iki ngiki, naba nikinnye birenze. Niye mpano twebwe tutazi kuri Boris ufite ariko ukaba uvuga uti no mpano ntabwo yabashije kujya ahagaragara nk'uko bikwiye? Muri make yaraguhombe, iyo mpano ni football. Football ni iyo mpamvu iyo mpano yaguhombeye? Narayikinnye ngeze igihe cyo kuba nayikunda kandi nanayimenya. Mpita ngira ikibazo cy'imvune kandi ari football biteye. Nza kuvunika nyuma. Wagize imvune ikomeye ku buryo utasubira gukina? N'amikorera aratezamo bituma bihagarika. Tekereza neza n'indi mpano yaba yaraguhombeye itari football. Izo bagiye batubwira ko bakuzi cyane. Barimo n'urwenya rwinshi cyane ngo uri n'umukomedi urenze. Njye najyaga mbikora ariko bishobora kuba bitari impano yanjye. Iyo nza kuba ndi umuntu ubizi narabikomeje kandi bikankorera umuti, bikaba ari byo ndi kurya muri iyi minsi, ariko ubu ngubu ntabwo ari byo bintunze. Ni ukuvuga ngo ntabwo nabishyizemo imbaraga. Tugaruke rero ku kazi kawe nyine ko kogosha, ari nako uvuga ko kari gutunze gatuma ugerageza no kugaragaza izindi mpano. Turagira ngo tubwire utatubeshye mu byamamare umaze gukorera muri ako kazi, ni ibihe byamamare wavuga utabangaba ni njyewe ubakorera isuku ku mutwe, ni njyewe wogosha? Numara kuba tubwira turakubaza ikibazo gikurikiraho. Ubu se ikibazo rero none nacyo kiragoye. Ni benshi ariko abafite amazina aremereye kurusha abandi ariko baba bahari. Bafite amazina ariko ndumva atari ngombwa ko bavuga. Ntabwo igihe kiragera mbe navangura runaka. Ariko amazina ndayafite menshi, ariko mpereye kuri uyu nguyu undi yazavangwa yahereye kuri uriya, undi yahereye kuri uriya, cyangwa ndakamwita si byari ngombwa, cyangwa se ariko niba mu burenganzira nk'abavuga nzabavuga rwose. Kandi nta kintu niba ibyo ukora ari byiza, ndumva nta kosa ririmo kuvuga abo wabikoreye, cyane ko wumva wiyemera nk'umuntu ubizi, keretse niba ushidikanya ku mpano yawe muri ibyo bintu. Hari ikintu nshaka gukora kirenze kuri biriya ndi gukora, nkanabyo noza neza kugira ngo mbashe kuvuga runaka. Reka kugira ngo tuve ku by'abasitari tujye no mu muziki wawe, reka dusoreze ku kibazo kivuga kiti
tugushyize mu nzu imwe na Knowless ari kuri side imwe, inzu ifite ibyumba 3, ikindi cyumba kirimo Marina, ikindi cyumba kirimo Shadibu, ni ibyumba 3. Wowe ni ikihe cyumba wakinjiramo ukajya kuraramo? Oya, ndumva ngaho nta na hamwe narara. Kubera iki biguteye ubwoba? Oya. Nuvuga ngo iyo hajemo kurara haba hajemo ibindi. Abumva Ikinyarwanda neza bahita bumva kurara ni iki? Kuraza umwana. Muri ya mvugo y'iki gihe kandi urabizi. Kandi uri umukristo. Ndi umukristo. Uze ngo na Shadibu ntago wajya kurara? Oya. Ntibishoboka rwose. Icyo gihe naba ngiye gukora ibidashoboka kandi ntabwo nagera kuri urwo rwego, ndakejejwe cyane. Muri abo bose ni wowe ubona ibikorwa bye bikagukombe ukavuga uti ebana tuvuge Knowless aririmba neza, Shadibu yigaragaza neza nko ku mbuga nkoranyambaga, hari Marina nawe aririmba neza, muri abo bose ni wowe ubona ukavuga uti uyu muntu mbona ari mu kazi kurusha aba bose? Muri abo 3 buriya ntatinze umuntu bita Marina. Marina iyo muganiriye wumva ko ari umuntu uri aho nawe aratuje, kandi buriya noneho n'akarusho twaranahuye turaganira. Marina rero buriya muri iyi minsi niwe uri kumwumvikana, ari no gukora cyane, kandi urebye igihe amaze mu muziki kabisa arimo arakora cyane. Nta bindi bintu mwaganiriye bidasanzwe wadusangiza? Twaganiriye nk'umuntu duhuriye ahantu, nimubwira ko mfite impano 2, imwe nyishoboye cyane ari nayo nigiye, indi ari impano nakunze nkanayiga, ariko ibindi byanjemo ariko nabyo ndabikunda nkumva nshaka kubikora. Arambwira ati courage, uri inyuma ibintu nk'ibyo byose nyine. Arambwira ati kabisa twese no kudutangira. Narambwira ati nageje no kuvuga ati buriya se nkunda ijwi ryanjye. Arambwira ati twese nuko tuba tumeze, ntabwo ijwi ryawe warikunda ubibwirwa n'abandi ko wakoze neza, ariko kabisa nkuri inyuma. Ariko nyine kubwiriza ndanamufana mu badamu arashoboye. Ubwo twanabyumvise icyumba wahita ujyamo kirumvikana. Ntabwo ibintu nimvuze. Gufana no mu cyumba biratandukanye. N'ubundi wajya mu cyumba mugiye kuganira kuri ibyo byose? Oya. Atabyumva ukundi cyangwa se abandi bakabyumva ukundi. Reka tuze rero ku muziki wawe ari nawo kugenza amagingo aya ngaya. Boris yatangiye urugendo rwe rwa muzika gute? Dusangiza uburyo winjiye mu muziki, cyane ko waravuye muri domaine ihabanye cyane n'umuziki. Kera nyiri umwana nakuranye cyangwa se nakunze kubona abantu basenga cyane, ku buryo ku myaka yanjye 9 nari ndi muri korali y'abana bato. Nakunze kuririmba mbanadirija nk'imyaka 2, ngeze igenda bireka, ariko nkomeza kuririmba. Uko nagiye nkora rero byakomeza binzamo ngera mu rwego rwo kuba nakandika indirimbo, nshyira hariya, ngera igihe cyo kwishakira melody, nshyira hariya, igihe cyo kuba najya studio. Rero nabashije kubona ubushobozi, rero mbasha no kubona inshuti nyinshi z'aba producer, n'abandi bantu bambwira courage nyine nk'aba Marina bazi ibya muzika. Ubwo rero nahise nanjye bati wakora indirimbo nkoze imwe numva ni byiza, nkora n'indi. Ku buryo ngeze mu rwego none rwo kuba nakora n'izindi, nuko ninjiye muri muzika ubundi. Kugeza ubu indirimbo wahereyeho yitwa gute? Umaze kugira indirimbo zingahe? Maze kugira indirimbo 3 nizo ziri hanze, izindi ziri muri studio. Ubwo rero 3 nizo nabashije gushyira hanze. Iyo wahereyeho ikaba yitwa
iyo nahereyeho yitwa, nahereye ku ndirimbo bita ikora ibikomeye, yego, nkurikizaho bita nkomeza, ubu nashyize hanze iyo bita kumenya Yesu. kumenya Yesu niyo nshyashya ubu bamaze gushyira hanze. nashyize hanze ubu ngubu. ikora ibikomeye wayikoreye muri iyi studio? ikora ibikomeye nayikoreye muri Unlimited. Producer wayo ni Odilo. Abo ni abaproducer bashyashya ariko babizi. Naho nkomeza nayikoreye kwa Blue Beat. Ubwo nuwahe akorera hehe? Blue Beat akorera Igikondo. Icyo gihe yakoreraga ahantu bita Ikagugu, ariko ubu yimukiye Igikondo, uzwi ku izina rya Gibris. Niwe Gibris. Niwe wise Blue Beat. Niwe wise Blue Beat, nawe ni umuproducer akaba n'umuhanzi. Okay. Naho iyi nshyashya bayikoreye hehe? Kumenya Yesu nayo nayikoreye muri Unlimited. Nayo yakozwe n'umuproducer bita Ryan, afatanyije n'uwo bita Odilo nanone. Okay. Muri make rero iki wizeza abakunzi b'imiziki yo guhimbaza Imana cyangwa se gospel, abakunzi bagiye gutangira kugukurikirana, n'ubuhe butumwa mbese ubagenera nkawe nk'umuhanzi bigaragara ko ukiri na mushya, nubwo uvuga uti nahereye ku myaka 9, ariko iyo waje muri recording system uba wabaye umuhanzi mushyashya. Ndi mushya ubu nibwo ugitangira. Ni icyo wizeza rero nk'umuhanzi mushyashya? Ni icyo usaba abakunzi bawe bagiye kukumenya? Ikintu nabasaba, uzajya yumva igihangano cyanjye akumva ni cyiza, ajya agerageza no conference ambwira ati ni byiza, kandi ambwira ati kora cyane. Muri make nanjye uko umuntu akubwiye ati kora cyane cyangwa se ni byiza, nawe no gukora cyane. Ubwo nanjye nzagerageza nkore nk'uko nakora cyane, ndusheho cyane nzarushaho, kandi nizeye ko nzabaho ibintu byiza binakoze neza kabisa. Hari abakomeje kudukurikirana ndetse bakidukurikirana n'ubu ngubu bibaza ukuntu uyu mugabo aririmba, ntabwo barakumva bari benshi, kugira ngo bakorere mu nganzo mbere yuko tujya ku bibazo bya nyuma turi bunasoze. Kambaririmbire indirimbo nahimbye nkurikije amateka yanjye, bayita nkomeza. Okay. Kambaririmbiraho gato nyine kagira. Shaka gukora ibyiza ariko ibibi bikananga imbere, shaka kuba uwo wifuza mwami, ariko iyi si nayo ikanga ikankurura. Amarira yambanye menshi, agahinda sinavuga, mw'isi nahuriyeyo na byinshi, none ubu ndazinutswe ngerageje gutera intambwe imwe, mwami nawe yo ugatera indi unsanga. Shaka kuba uwawe zinutswe ibyaha, shaka kuba uwo wifuza. Wow. Ku bintu byo guhimbaza Imana ntago nzi cyane uko biba bimeze, ariko ndumva nawe kabisa ufite impano iremereye. Ndagerageza na. Ese ari mu muziki wanyu mugiye gukora nk'ibitaramo ukabona ntibari kubishyura, bifata gute? Cyangwa ntabwo uratangira kujya gukora ibitaramo? Ubundi hari ikintu bita impano, hakaba n'icyo bita ubumenyingiro, hakaba n'ibintu wiga kugira ngo bizakubyarira inyungu, ari naho hava ibihombo n'inyungu. Bivuga ngo rero umuntu ukora gospel cyangwa gospel ntago aba ashaka inyungu. Uko umupasiteri ajya hari akabwiriza, yego, niko natwe tugenda, natwe ni nko niyo context namwe muri kubwiriza. Bivuga ngo nivuga butumwa, bivuga ibintu by'Imana bigurishwa.
ni impano, ugomba kubwiriza umuntu akakumva agakurikiza akavuga ati nimba aririmba nashaka gukora ibyiza ariko ibi bikanga bikantanga imbere muri iyi si niko iteye. Ariko iyo ugerageje kubishyira ku ruhande ugakora ibyiza undi aravuga ati ariko kuki njye ntakora ibyiza ntaguma mu bibi gusa. wowe rero deja tukwita umukozi w'Imana ntabwo ari no kubikwiturira. Ndiwe bose wawe mwari mwahura se mwari mwaganira? turaganira kenshi. iyo nk'ubutumwa yerutse kuguha n'ubuhe ubwo mweruka kuganira? bose wanjye ni Imana. ni Imana ni nayo mpa umwuka mu mpeka, niwe ungejeje aho ndi n'ubu aracyandinda, ni byinshi yakoze kandi aracyakora, niyo mpamvu bosi wanjye mwemera cyane. Ubwo bivuze ngo rero wowe hari abantu benshi bajya bakomanta ngo Imana ngo ntabwo ivuga, ngo nta muntu yatumye ntawe yavugishije. wowe mwaravuganye? Imana abavuga ngo ntivuga ntaba bataramenya agaciro no kuba bariho. D'abord no kuba ufite umwuka uhumeka yego ni ku bwayo. ariko ibyo si byo ndi kuvuga, ibyo bose barabyemeza ariko bari kuvuga bati Imana nta muntu yatumye. abantu bari kwishakira amaramuko bakatubwira ngo Imana yarabatumye. Imana iratuma iyo hari ukuntu ikubwira uko kuntu sasa gusobanurira abatukurikiranye. hari ukuntu umuntu asenga cyangwa se niyo adasenga ariko hari ikintu wakoze kera cyangwa icyo uzakora, Imana ikavuga ati ukumva uba ufite imitima ibiri, ukora ibyiza n'ukora ibibi, uwo kujyana mu bibi n'ukujyana mu byiza. uwo ni umutimanama ariko ntabwo ari Imana. uwo mutimanama rero niyo Mana. sasa ukagutuma gute? niwe ukubwira ngo iyo ukoze ibyiza ubibwirwa n'abantu, icyatumye ukora icyo cyiza icyo ngicyo niwe Mana. Imana iravuga irakora. ushobora kuba yakubwira ibyo bintu ukumva ni ibintu umutimanama wawe, ariko hari uwibwira bati genda ubwire uriya muntu ibintu ari gukora si byiza, none ukavuga ati nyamara nari nabyumvise ko njya gukora ibibi, ariko nimba wa muntu aguhwituye cyangwa se akakwibutsa ko ukoze ikibi uteruka ko se ariko ubundi ko narabitekereje kuki ntabikoze. none se wumva gute wowe nk'imperuka uyifata gute kuri wowe? wumva ko hazabaho gutwika abanyabyaha, Imana izafata abanyabyaha ikabatwika? abantu barabyitiranya. buri Imana si umuntu. Imana ni Imana, ntabwo yaremye umuntu ngo izamurimbure. ahubwo imperuka umuntu arayigira. nubwo abantu batabizi buri imperuka yatangiye, nimba haraje icyorezo Ebola kikazikica nk'abantu ku munsi, buri kurimbuka k'umuntu iba ariyo mperuka. niyo umuntu apfuye buriya imperuka iba yabaye. ariyo ngo Imana ngo izarimbura abantu, izagira ikintu. Imana ntabwo ari umugome. yaba izarimbura iba yaraturimbuye. ntabwo ari gutegereza ngo imyaka ibe myinshi. oya, turabyarwa ntabwo yakaba yaranaturetse, ariko wowe kubera ibyaha ukora ntabwo wakwiye kuba warema umuntu. ni uko nguko. kurimbura se ntabwo Imana ari umugome. ibyo dutekereza si ibyo yitekereza, ibyo twibwira si ibyo yibwira. reka tugushimire rero ku kiganiro kirekire tugiranye na byinshi watubwiye, ariko mu gusoza ndagira ngo ubwire abantu aho bashobora kugusanga, yaba mu bijyanye n'umuziki wawe, aho bashobora gusanga ibihangano byawe, ndetse unababwira aho bashobora kugusanga mu buzima busanzwe kugira ngo ubashe no kubafasha muri ka kazi kandi ukora ko kogosha. ahantu umuntu yasanga mu bijyanye no kogosha kandi ibyo mperaho, buri munsi mba ndi mu kazi usibye ku cyumweru. nkorera ahantu bita Kinyinya mu kagari ka Kagugu, umudugudu ni uwa Kadobogo, muri karitsiye bita Kiyovu, aho bita kwa Mansera, mu Kiyovu cyo kwa Mansera. uzamutse mu Gakinjiro, unyuze kuri Fawe urahagera, unyuze no kuri Apapeko urahagera. aho niho nkorera. ugeze kwa Mansera ukabaza umuntu bita Boris wogosha,
ewana uwo ari wese yakongezaho. Izina wararyubatse? Naragerageje aho hafi. Okay. Usibye ko nshaka kubyaguka. Ko bizanaguka kubera Imana. Aho nsengera ni muri Bethesda Church. N'ubundi ni uri Gacuriro. Waba uri Kacyiru, waba uri Gacuriro, waba uri uburire burusengero ni runini ni rugari. Inzira nyabagendwa nyayo umuhanda ni Kinamba, Gacinjiro, ukanyura mu isoko uhita uhagera, bakunda kwita kwa Rugamba. Okay. Ndibaza ko bahaye na nimero yawe nta bitabagwa nabi bakajya banaguhamagara, haba bakeneye kukugira inama, imbuga nkoranyambaga ukoresha se kugira ngo bashe kuba uri kumwe n'abakunzi bawe ku munsi, cyane ko bashobora no kwaguka kubera ko iyo watumwe n'Imana burya ntabwo baba burimo ibindi birikora. Nimero nkoresha mu kazi kanjye ni 0788 yego 75 nanone 18 75 yego habanza 82. Reka tubonera akanya tugushimire Mr. Boris. Murakoze cyane. Oh haleluya, garutse imbere ya mushima Mwami, warakoze kandi uracyakora, uhabwa icyubahiro mu isi no mu ijuru. Haleluya, oh haleluya. Kumenya Yesu iby'igiciro cyinshi biruta kumenyekana imbere y'abakomeye. Kumenya Yesu iby'igiciro cyinshi biruta kumenyekana imbere y'abakomeye. Nari umunyabyaha ugendera mu nzira mbi, ariko namenye neza ko ari wowe utanga amahoro ab'isi badatanga, kuko nabo ubwabo barayanyotewe. Nari umunyabyaha ugendera mu nzira mbi, ariko namenye neza ko ari wowe utanga amahoro ab'isi badatanga, kuko nabo ubwabo barayanyotewe. Kumenya Yesu iby'igiciro cyinshi biruta kumenyekana imbere y'abakomeye. Kumenya Yesu iby'igiciro cyinshi biruta kumenyekana imbere y'abakomeye. Ayo mahoro atangwa na Yesu, kuko ashoboye byose. Nawe ngwino uhabwe amahoro atangwa n'Isumba byose. Ayo mahoro atangwa
kumenyekana imbere y'abakomeye. Kumenya Yesu n'iby'igiciro cyinshi biruta kumenyekana imbere y'abakomeye. Oh haleluya, kumenya Yesu n'iby'igiciro cyinshi. Nari umunyabyaha ugendera mu nzira mbi, ariko naje kumenya neza Yesu. Karosumba imisozi yose, urakomeye Mana, uwakwisunze ntakorwa n'isoni. Oh kumenya Yesu n'iby'igiciro cyinshi. Oh haleluya, kumenya Yesu n'iby'igiciro cyinshi biruta kumenyekana imbere y'abakomeye. Kumenya Yesu n'iby'igiciro cyinshi biruta kumenyekana imbere y'abakomeye. Nifuza kwemezwa nawe, nkakomezwa n'amaraso wamenetse yuzuza urukundo rwawe, nkomeza mu nzira yawe. Nifuza kwemezwa nawe, nkakomezwa n'amaraso wamenetse yuzuza urukundo rwawe, nkomeza mu nzira yawe. Mana ikomeye, Mana ihambaye, uri umunyabuntu bunkwiriye. Nisanze mu byanjye kure yawe, Satani aranyiba ndakwibagirwa. None ubu ibyaha byarangose, ndifuza kugaruka iwawe, unkureho igisuzuguriro, unkiza amenyo y'abasetsi. Nifuza kwemezwa nawe, nkakomezwa n'amaraso wamenetse yuzuza urukundo rwawe, nkomeza mu nzira yawe. Nifuza kwemezwa nawe, nkakomezwa n'amaraso wamenetse yuzuza urukundo rwawe, nkomeza mu nzira yawe. Nshaka gukora ibyiza ariko ibibi bikananga imbere. Nshaka kuba uwo wifuza mwami, ariko isi nayo ikanga ikamurura. Amarira yambanye menshi, agahinda sinavuga, mw'isi nahuriyeyo na byinshi. None ubu ndazinutswe, gerageza gutera intambwe imwe, mwami nawe yo ugatera indi unsanga. Nshaka kuba uwawe, nzinutswe ibyaha, nshaka kuba